tubahaye ikaze bakunzi butundi Sport TV aho muherereye hose mu mpande enye z'igihugu cyacu ndetse no mu mujyi wa Kigali. Tukaba tubasuhuje tubifuriza kugira ibihe byiza, ndetse n'abari mu mahanga bose aho muherereye hose mukomeze mugire ibihe byiza. Uyu mwanya rero w'amakuru y'imikino hano ku tundi Sport TV, turabagezaho ibijyanye n'ikipe ya Rayon Sport. Inama iteganijwe izahuza abayobozi ba Rayon Sport ndetse na RGB biteguye gute, bimeze gute? Turaza kuganira kuri video iri gucicikana mu binyamakuru hirya no hino, igaragaza abasaza ba Rayon Sport ndetse n'ubuyobozi bwa Rayon Sport ko bari hamwe mbere y'uko bategura kujya muri iyo nama. Turaza rero kurebera hamwe ibiri gukomeza bigenda bivugwa hirya no hino, ntimujye kure, muhawe ikaze. Rero nk'uko twababwiraga mbere y'uko bazatabira inama yatumijweho, nk'uko twakomeje kujya tugenda tubigarukaho umunsi w'ejo, abasaza cyangwa se bamwe mu bagize komite zigiye zitandukanye, abagize ikipe ya Rayon Sport mu nzego zinyuranye babashije kugenda bakora inama, twakwita inama itegura inama bazakora mu minsi iri imbere. Bari gutegura kuzahura na RGB kugira ngo bigende bisobanuka neza iby'imikorere yabo hagati yabo nuko ibintu bimeze. Rero kuri iyo video twagiye tubona nk'aba Muvunyi, Mzee Muvunyi yari arimo, tubona Perezida Tade, tubona n'abandi benshi bagiye batandukanye muri ako ka video. Ese mu by'ukuri kuki bitabiriye gukora iyo nama mbere y'uko bahura nyine n'inzego za RGB? Rero aho ngaho ni igitekerezo cyiza baba bagize kugira ngo bazarebe ko baba bashyize hamwe ndetse bagenda bahuza imbaraga z'ibitekerezo kugira ngo bizakomeze kugenda bigenda neza. Ikindi rero barebeyemo aho ngaho ni ibijyanye na marokritoma. Turitega iki kuri za rokritoma zigenda zivugwa? Ese ho baba babitekerejeho? Nk'uko twabivuze ku munsi w'ejo, ni ibintu nabyo biri ku murongo w'ibyigwa cyane, kuko nk'ikipe ya Rayon Sport nta mwanya ifite wo kuba yagenda bigura intege, kubera ko CAF ifite itariki ntarengwa iba yarababwiye bagomba kuzurizaho ibintu byabo, nayo ikagenda ibicekinga kugira ngo irebe ko byuzuye. Nko muri Rayon Sport murabizi nta mutoza wungirije Rayon Sport ifite, kandi CAF ikaba iri kumusaba uwo mutoza akagomba kuba afite lisansi ya A. Ibyo rero Rayon Sport igomba kubyuzuza nabyo vuba vuba. Twababwiye n'amatariki bitazarenga, hanyuma tukababwira ko usibye n'ibyo n'abakinnyi nabo bagomba kuba barasinye ikipe ya Rayon Sport bagatangwa kugira ngo CAF byuzuze kandi ibiha umugisha, bakerekana n'aho bazajya bagenda bakirira imikino itandukanye. Uko rero byagiye bikomeza bigaragara ku masosho agiye atandukanye, bamwe bati abasaza biraca amarenga ko rwose baba bagiye kwiyunga cyangwa se gushyira hamwe. N'ubundi bo abasaza bo bakaba muri ako kavido basubije ko Rayon ari iyabo ndetse bayivukiyemo kandi ariyo yabareze. Rero nta mpamvu yo kuvuga ngo bagirana amacakubiri. Ikindi nko kuri Rayon Time yo yavuze ko abasaza bamaze igihe kinini babana badahuriye
gusa mu kuyobora ikipe ya Rayon Sport cyangwa se badahuye ejo bundi, ahubwo bo bamaze igihe ari abantu bamenyeranye kandi ndetse baziranye bihagije, ku buryo utakwirirwa uvuga uti nabonanye umusaza uyu n'uyu n'undi, ati kuko bose ni abantu basanganywe mu buzima bwa buri munsi. Ibyo rero bikaba ari ibintu mu by'ukuri bikomeza kugenda biha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ka morale kagenda kazamuka, kuko ku munsi w'ejo washize amakuru yagendaga acicikana yavugaga ko ikipe ya Rayon Sport harimo umwiryane ndetse harimo ibintu bitari byiza, bikaba byaragaragazaga ko rwose abafana batishimiye ibyo bintu kubera ko nta iterambere ry'ikipe babona igihe baba batari kumvikana, kandi turi mu gihe cyo kugura abakinnyi no kuzuza staff tekinike y'ikipe ya Rayon Sport. Urumva rero ko iyi nkuru ije kuva bo babashije kwishyira hamwe bakavuga bati reka tubanze twige ku bibazo byacu, tuzarebe uko tuzajya tugenda dusohoka muri ibyo bibazo, tubanze tubyigeho tubiganireho nk'abavandimwe nk'abakunzi ba Rayon Sport. Icyo rero ni ikintu cyiza babashije kugenda bageraho. Iyo video rero twagendaga tubabwira, ndabereka ifoto igizwe n'iyo video, murabona ko ari Rutagambwa Martin, umuyobozi wa komite nkemurampaka ya association ya Rayon Sport, akaba ari we wasohoye iyo video mu rwego rwo kugira ngo akomeze kugenda atanga ubutumwa ndetse anahumuriza muri rusange abafana ba Rayon Sport, abereka ko ibyagiye bivugwa byose atari ukuri, ahubwo bo barajwe ishinga no kureba iterambere ry'ikipe. Ngayo nguko rero ikindi kintu twagenda tubabwira ni ku bijyanye n'amatransferi, uburyo ikipe ya Rayon Sport yo yahisemo kujya igenda ibikora, no kuvuga kuvugana n'abakinnyi, kubishyura ndetse no kuzabatangaza, n'ibintu yagiye ikorera imibare ikagenda ibishyira mu byiciro by'uko ibyo bintu bizajya bigenda bikorwa. Rero umukinnyi araganirizwa bakemeranya amafaranga azahabwa ndetse bagasezerana n'igihe ikipe ya Rayon Sport izamusinyishiriza ndetse n'igihe izamutangaza ku mugaragaro. Rero ibyo byose ni ibintu bari gukorana ubushishozi n'ubwitonzi, nk'uko tumaze igihe tubivuga. Muzi neza ko isoko ryo mu kwa mbere muri ino shampiyona yarangiye, muzi ko itigeze ibahira cyangwa se ngo ibagendekere neza, usibye umukinnyi umwe bakuyemo nawe akaza kugira utubazo ntazakine kubera uburwayi yabazwe, Forunganye. Murabizi mwese ko byagiye bigenda, rero bakavuga bati nta kundi n'iki makuru iwacu mu Rwanda, ibijyanye n'imyidagaduro ni isomo twakuyemo. Rero iryo somo bigishijwe icyo gihe ubu ngubu niryo bari kugenda bakurikiza, birinda ko bazongera bakagwa muri manka nk'iyabaye. Rero ubu ngubu baravuga bati umukinnyi tuzajya tumuganiriza, tube tumuhaye amafaranga make yo kubarya mu bwumvikane, ikindi bagende bamukorere checking yo kwa muganga se cyangwa twabyita test medicale, kugira ngo barebe nimba koko uwo mukinnyi akwiriye kuza mu ikipe ya Rayon Sport, hanyuma babone baterekeho umukono ku masezerano, babe bagenda bamuha amafaranga yose. Rero nuko ibintu bigiye byifashe kugira ngo transferi zigende zikorwa. Niyo mpamvu mubona biri kugenda gake, ariko mu by'ukuri ntabwo bicaye, ahubwo barimo baragenda bakurikiza izo ntambwe zose. Nk'uko nababwiye ni intambwe zigeze muri 3. Iya mbere ni ukuvugana n'umukinnyi bakaganira ndetse bakareba icyo bakora nabo ubwabo bakamuganiraho. Iyi ntambwe ya kabiri rero ni
kuba bamuha amafaranga yo kuba yifashisha mu gihe bataramusinyisha, ndetse mbega ni nk'ifata kibanza, niko twagenda tubisobanura. Icya gatatu rero, igira icyiciro cya gatatu ni ukumucisha muri tesite medikare bakareba nimba nta bibazo by'ubuzima agiye afite cyangwa izindi mvune yaba afite, ku buryo byazagorana mu gihe shampiyona yaba itangiye, akaba atari umukinnyi uzaza ngo akine imikino 4, 3, 5 ya mbere ibanza, ubundi abe yiyicariye gusa arwaye. Urumva ko ari ibintu bari kugenda bakora bitonze. Ngizo rero izo ntambwe uko arenye ikipe ya Rayon Sport iri kugenda ikurikiza mu bijyanye n'amatransferi. Naho ku ruhande rw'abakinnyi bo twababwiye abakinnyi benshi iri kugenda iganiriza, ndetse n'abo yagiye yegera kugira ngo irebe ko bagenda barangizanya muri ibyo bihe. Reka rero dukomereze mu yandi makuru ari kugenda avugwa, turanyarukiranye kuri Nyamukandagira, turasangayo inkuru iri kugenda ivugwa cyane ni Tade Ruwanga waba yasezeye ikipe ya APR nyuma yo kuba yarayikiniye imyaka igera kuri 2. Rero ubu uwo umusore akaba yayisezeye, yagiye atandukana n'ikipe ya APR FC. Rero tukiri muri APR FC hari andi makuru avuga ko nanone APR FC hari ibiganiro irimo na mugenzi w'uyu Mugande Tade Ruwanga, ariko we yitwa Ronald Sekiganda. Uyu rero Ronald Sekiganda akaba avugwa ko yasezeye mu ikipe yakiniraga ya Villa Sport Club, yari abereye kapiteni. Rero uyu mukinnyi akaba ategerejwe cyane mu ikipe ya APR FC, aho agiye kuza abisikana na mugenzi we twarimo tubabwira haruguru. Mu butumwa rero yanditse ku itariki enye nani kuri uyu munsi wa 4, ubwo ni itariki 12, yanditse avuga ati ko ashimiye abafana ba Villa, kandi ko avuga ko yahisemo kujya gukomereza gukinira ruhago ye ahandi. Nyuma rero yo gutwara igikombe cya 17 cya shampiyona ya Uganda, byari inzozi zibaye impamo kuri we, kandi yahoraga atewe ishema no kuba yarari mu bagize ayo mateka. Rero nguko uko we yagiye akomeza kugenda yandika ku rukuta rwe. Rero turakomeza turebere hamwe n'andi makuru ari kugenda avugwa. Andi makuru rero tunyarukiye kuri matransferi ari kuvugwa ni nko ku mukinnyi Muhire Kevin waba yerekeje mu ikipe ya Jamusi yo mu cyiciro cya mbere hariya muri Sudani y'Epfo, aho ku munsi w'ejo nabwo yanditse abayobozi b'iyo ekipe banditse ku rukuta bagira bati turatumiye mwese muze twakire icyamamare Muhire Kevin, umukinnyi w'umunyempano ukina mu kibuga hagati uvuye mu Rwanda. Tumwereke ko tumushyigikiye ndetse tumuhe ikaze. Muhire Kevin rero w'imyaka 26 aragera muri Sudani y'Epfo nyuma yo kurangiza amasezerano ye mu ikipe ya Rayon Sport, ndetse ni amasezerano yarangiye ayifashije gusoza ku mwanya wa 2 nk'uko musanzwe mubimenyereye ko byarangiye hano shampiyona hano mu Rwanda yagiye irangira. Rero tutabatindiye reka durekere ahangaha amakuru yacu naha agarukiye. Tubashimira mwe mwese mwabashije gukora subscribe, abatarayikora tubatumira cyangwa se tubashishikariza kugira ngo muzakomeze kugenda muyikora, ndetse mu sharing kugira ngo abantu benshi bajye bagerwaho n'urubuga rw'imikino. Murakoze rero naho ubutaha. Ciao. Oh, yeah, well,
geraho wirebere. Kuri YouTube handika Utundi TV